Twongeye kubasuhuza abakunzi ba IKONIC LIVE SHOW nk'uko musanzwe mubimenyereye hano kuri IKONIC LIVE SHOW tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hano mu Rwanda cyane cyane ku bantu baba bashaka kuba baduha ubuhamya cyangwa ibiganiro baba bifuza kugeza ku bakunzi babo, mukaba mwatwandikira hano kuri IKONIC LIVE SHOW tukabasha kubaha umwanya mukagera icyo mugeza ku babakurikira. Namba mwatwandikiraho muri buyibona aho ngaho kuri title ikaba iri kuri WhatsApp cyangwa ukaba waduhamagara ukaba wayidusanga. Kuno munsi rero nkuko mubimenyereye hano kuri IKONIC LIVE SHOW ho tugenda tujya mu mpande zitandukanye, tukaba dufite umuhanzi umaze igihe kitari gitoya mu muziki, dore ko ari umuhanzi akaba nandika indirimbo, ariko nkuko nta muvugaho byinshi tukaba turi kumwe, akaba agiye kutugezaho urugendo rwiwe muri muzika nahageze ubu ngubu. Reka atangire abibwira. Meze bite chef? Meze neza. Amakuru ni meza. Sasa ndashaka utangire wibwira abakunzi ba IKONIC LIVE SHOW amazina yawe, nawe mbese urazi ko umusani atangira yivuga. Muzika n'akazi, fatireho dufata agasozi, ntunyitambike sinkwitambike, shaka ibyawe nshaka ibyanjye tuzahurayo. Mazina ni Shapure, nkaba ndi umuhanzi nk'uko mubivuze hano kuri IKONIC LIVE SHOW. Nkaba nandika indirimbo nkanaririmba. Maze imyaka isanga 6 nkora umuziki. Nkaba n'ubundi nkikomeza urugendo rwo gukora muzika nk'uko nabitangiye. Nkaba nagiriwe amahirwe no guhura namwe muri kino kiganiro. Birumvikana umuntu acyumva ngo izina Shapure urumva ko ari izina ritamenyerewe hano mu muziki nyarwanda. Se kandi ukaba utubwiye yuko umaze imyaka myinshi uri muri muzika, so waba warahuye n'izihe mbogamizi mu rugendo rwawe rwa muzika? Imbogamizi zo ni nyinshi cyane mu muziki. Habamo icyo nakita nka barriers, naho zibamo nyinshi cyane, nka abilité, ubushobozi, bitewe naho uba ukorera. Nkuko nkanjye ndacyakorera mu ntara, umuziki wanjye nkukorera mu ntara. Ibibazo mpora nabyo mu ntara ni byinshi, nko kubura amafaranga ni ikibazo kiremereye cyane nko mu rugendo rw'umuziki kuri njyewe. Activité, urabona nko mu muziki hari ibintu byinshi biba bisabwa cyane. Nko mu ntara ho usanga ari urundi rwego, nka gutyo ushobora gukora audio production, ugakenera gushutinga video production, ugasanga hari byinshi ubuze bigendanye na video production cyane ko nko mu ntara biba bitameze neza mu bintu bijyanye n'ibyo, haba muri video production haba muri audio production. Ariko big problem ni ikibazo cy'ubushobozi cyane, like money. Birumvikana, ariko nimba uvuze ngo wenda ngo ibikoresho bimwe, kuko tuzi abahanzi benshi baturuka mu ntara kandi bakora ibikorwa byabo bikagenda bigaragara. Se wewe waba waragerageje gusohora izo ndirimbo zawe cyangwa ibyo bihangano byawe aho uri mu ntara bikanga kubera ko uri mu ntara, cyangwa wenda ikibazo wewe wahuye nacyo ni amafaranga? Ndagira ngo udusobanurire byimbitse. Sinavuga ko hari abahanzi bagenzi banjye babikora, bakaba baranavuye mu ntara kubera ari nayo source bakaba bari gukorera n'aha mu mujyi wa Kigali. Ariko njyewe ikintu mbona cy'imbogamizi cyane kiri big kuri njyewe ni amafaranga, ubushobozi by'umwihariko. Birumvikana amafaranga ku muntu uba ukizamuka, urwo ni urugendo no mu buzima busanzwe. Ngira ngo urabizi ko amafaranga
akenerwa ahantu hose, kuko nta hantu no kuba twicaye hano ni ukubera amafaranga. So ahubwo nkibaza hari ukuntu abahanzi bajya bagana nk'amarebo agiye atandukanye, akagenda bamanaginga akabafasha mu buryo bujyanye no kuba bazamura impano zabo. Wowe icyo kintu waba warigize ukigerageza? Njyewe narakigeragejeho, ariko na n'ubu ari nabyo ndimo cyane, ariko nta rebo nari nahura nayo iri offshore ku buryo mbasha kuba ndi connect nayo turi gukorana. Ubwo muri makeya ndacyari gushaka nka rebo, ngerageza kubyakuraja, nk'uko nyine bitavuze ko nyibonye nayikoreramo, cyane ko nyine byaba byiza, byamfasha cyane mu rugendo rw'umuziki, nko kuririmba nkaba nabasha gukora n'izo ndirimbo nkazandika, nkaziririmba, nkaba nabasha no kuziha no ku bandi bahanzi, cyane ko ari byo numva byamfasha cyane mu rugendo rwa muzika kugira ngo rube success nk'uko mbishaka. Birumvikana, uvuze ngo kuba wazandika ukaziha abahanzi, ukazibaha mu buryo bwo kuzibagurisha cyangwa mukaba mwakorana? Ubwo buryo bubiri mumbajijemo bwabasha gukunda. Mu buryo bwo kuzandika tukaba twakorana nka featuring, no mu buryo bwo kuzandika nzigurisha, byose birashoboka. Ahubwo hagati aho ngaho biterwa wenda n'ubwumvikane hagati yacu, niko nabivuga. Nimba mbyumva neza, ndumva yuko waba wiyaminiya ku bintu bijyanye no kuririmba no kwandika ukaba urebaho. Ese nk'umuntu ugukurikiye, hari nk'indirimbo waba waranditse wenda ukaba warayigurishije umuhanzi, ikaba wenda wavuga ngo ni indirimbo yamamaye ku buryo umuntu wese yaba yize? Irahari. Hari indirimbo nanditse mu itsinda bita Superhero Boys, nanditseho indirimbo enye zose, ndakeka ziri no kuri YouTube channel. Umuntu ushaka nko kujya kureba kuri izo ndirimbo yasura YouTube channel yabo yitwa Janja Trap, cyangwa agasura na Superhero Boys. Indirimbo zakunzwe muri izo nanditse nabyita ko zasumbye izindi, ku buryo nyine bazumva bakumva ni indirimbo nyine ziryoshye zimeze neza. Harimo iyo bita Narihaye, hari iyo bita Bounce to Beat, hari na Remi. Birumvikana, ndumva birimo neza, kandi icyo umuntu buriya nubwo ubushobozi buba bukiri hasi, ariko umuntu icyo aba agomba kukubwira courage, kuko nta muntu ugera hejuru atarabashije guca mu izo nzira zose urimo, nawe anytime bizaza. Ahubwo ikibazo nge nibaza, ari nacyo n'udukurikiye yakwibazaho, nkawe nk'umuhanzi ubona bipfira he ku bahanzi kugira ngo abahanzi bakizamuka, kugira ngo babashe kuba bagera kuri level yo hejuru? Bigorana cyane, ni ukubera cyane cyane nk'abahanzi bo mu ntara cyane tugenda twakira, aho bagenda batugaragariza ko kuzamuka bibagora. Ubona bihera he, bipfira hehe? Mbese dusobanurire. Urabona nk'umuntu uri nko mu ntara, ndabivuga nko mu buryo bubiri. Umuntu uri mu ntara n'uri mu mujyi baratandukanye cyane, kubera ko mu ntara, mu mujyi haba, ugereranyije no mu ntara, haba sharing nyinshi cyane muri muzika se, cyangwa haba ibintu biri connect n'umuziki cyane kurenza mu ntara. Urugero nk'amastudio akora industry y'umuziki cyane, aba afite nakita ko ari nka karite cyane, aba yibereye mu mujyi. Noneho ugasanga nko mu ntara, niyo waje kurikodingira mu ntara, usanga hari ibintu bimwe na bimwe bo badafite ugereranyije no mu mujyi. Ugasanga rero
ikintu nge nabona cyadufasha nk'abahanzi bo mu ntara ya nukujya nk'abagenzi bacu baba mu mujyi. Ngewe wenda ni nko ubufasha n'abandi gusaba nkatwe tuba twibereye mu ntara, wenda hari abantu tuba turirimba dufite n'impano nk'uko natangiye mbivuga ariko nta bushobozi. Ariko icyo nge nakisabira ni nko kudufasha gukura natwe tukagira aho tubasha kugera, kuko hari byinshi natwe tuba tubitse ariko kubura uburyo buririyo ubigaragazamo, cyane ko byakurajwa n'amafaranga, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ugasanga imbogamizi tuba dufite mu ntara cyane ni uguhura n'izo studio se cyangwa izo studio zikora neza, tugahura n'abaterankunga bakadufasha, ariko ugasanga kugira ngo muhure na buri mu ntara biragoye cyane. Biragoye, kiba ari ikibazo. Ariko nkanjye nkora uko nshoboye kugira ngo wenda n'uwambona se ambone, n'uwasura ansure, nk'uko nyine nanjye ndi mu bazamuka bakiri hasi. Ku bwawe urumva ko izo mpungenge zirahari, ariko nge hari ikintu kimwe njya nibaza, nko kuri side yawe hari nk'abahanzi benshi tugenda tumenya bagenda bazamuka batari abahanzi bagiye basitaragoringa, ugasanga nk'umuhanzi ukiri mutoya muri industry ugiye wumva afite nka korabo n'abahanzi bamaze kubaka izina hano mu Rwanda. Ngira ngo urabizi harimo abahanzi bazwiho kugenda bazamura impano nk'izo ngizo. Se wowe kuri side yawe muri bano basitari tumenyereye muri industry, hari nk'umusitari n'umwe waba waragerageje nko kwa approachinga wenda ngo umuganirize mube mwakorana nka korabo? Kuko urabizi iyo ukoranye korabo n'umusitari nk'uko hari icyo gufasha muri industry. We ayo mahirwe hari ayo waba warigeze ugerageza? Ngewe amahirwe yo guhura n'umu artiste waba nyine umusitari wazamutse nk'uko mubimbajeje, ngewe ntayo nari nabona. Cyakora nabonye chance nko mu yandi marushanwa ajyanye n'ibya muzika, ariko atadependinga ku muhanzi ngo tube aba ari umuhanzi nyine twahuye nyine nk'uko mubivuze. Nkaba naraperforminze muri Art Rwanda 2018, ngira amahirwe nkorera mu ntara mbona pasi, ariko nza guhura na barriers. Njya nari nkiri ku ishuri ntago nabashije kuza guperforminga mu mujyi nk'uko byatangajwe. Ubwo amahirwe asa nkaho nakita ko agabanuka bitewe n'iyo problem. Ariko umuhanzi gutya ugiti ntawe twahuye ngo duhuze ku bintu bijyanye na featuring. Birumvikana nko ku bwawe muri music, haba ari muri music cyangwa buri muntu aba afite nko muri kera kuri we abona mbese afatiraho icyitegererezo. Hawe nka hano mu Rwanda ni nka muhanzi cyane iyo baba ari benshi cyangwa ari rebo, wavuga ati niyo fatiraho icyitegererezo mu rugendo rwa muzika? Barahari benshi cyane nanemera cyane waba ukomeye. Harimo abasitari bakoze, nakita ko bakoze kera gukurikira indirimbo zabo cyane, nakita ko ari buriya nka Meddy ari mu bahanzi nubaha cyane. Na Rebo n'abari abavandimwe ba Urban Boys narabakundaga zamani, narabakundaga nka roro moto gukuru ugahita wuzura ingobyi. Njye nagiye nahemera ko bibaho cyane, ntago ari ibintu bihita bibaho direct.
hari n'abandi bahanzi bajya bagerageza nko kumbwira ati wowe ukoranye n'uriya muhanzi nk'abafana banjye byaba byiza. Ari umuvandimwe cyane nko mu ntara ahantu nkunda kuba, hari abantu benshi bajya bambaza ibibazo byinshi kuri uwo muhanzi, bakambwira ngo hari na bamwe baje kumbaza ngo ese upfana iki na NEL NGABO. Ni benshi babimbajijeho cyane, nkababwira turiya ni gutyo mukurikira, ariko no muri kariyeri yanjye nk'uko babinsabye ko nkoranye nawe indirimbo byaba byiza cyane. Ndabiporopoza cyane ko dushobora guhuza uko byagenda kose, abafana kagira ikintu mbagaragariza hagati y'urwo rukundo bambonyemo njye nawe. Abahanzi benshi cyane mu Rwanda nabakubwiye ba Riderman, konseri zabo nakundaga kuzitabira mu ntara Rusizi, muri Rubavu. Nuko nguko biba bigiye bimeze. Ba Roromodo banjye mfataho sinjya kure, no mu Rwanda barahari. Tugarutse ku muhanzi NEL NGABO warubuze, nkawe nk'uko bwawe urumva nk'uwaguhuza na NEL NGABO, ari nk'igiki wamusaba cya mbere ku bwawe, cyangwa se icyo wamubwira? Ikintu njye nasaba NEL NGABO we bwa mbere ni ukwaciva promese nahaye abafana, kuba nakorana nawe ibihangano nk'uko babinsabye, bakabibona ko nabagereye kuri goal, ko nabyita. Ikintu namusaba cya mbere ni ugukoya uburyo bwo kuba yamfasha ibyo bihangano bigasohoka, abafana bakabibona, be n'abajye bakabibona cyane, ko bamumbazaho byinshi cyane. Birumvikana, yaba ari umuntu udukurikiye waba umugera hafi, cyangwa nawe yazagira nk'ayo mahirwe yo kuba yakurikirana kino kiganiro, yazatuganiriza, cyangwa se undi muntu wa hafi yiwe akaba yaduha namba yiwe tukaba twamukugezaho, dore ko ibyo ngibyo ari cyo IKONIC Live Show yaziye kuba yageza bamwe ku nzozi bifuza kugeraho, kuko buriya ntawuvumira itararenga. Nawe uno munsi ushobora kuba uri guhasoringa, ariko ejo ukaba wagezeyo. Buriya ikintu kigorana cyane ni ukuba wajya mu bintu bitakurimo neza, kuko iyo ubigiyemo bitakurimo neza ucika intege, kandi aribwo buriya umuntu acika intege aribwo yarageze igihe cy'itangiriro rya bya bindi yashakaga. Hano rero iyo twakiriye umutumirwa tugenda tubaza utubazo tugiye dutandukanye, nkawe nk'umuhanzi. Bedewe ejo bundi dushaka kuba twicaranye hano, ariko ubutaha ukazadusanga ahandi, cyangwa twe tukagusanga ahandi, dore ko ubuzima bugenda buhinduka. Nkawe uretse kariyeri ya muzika, hari nk'iyindi wenda imikino ishimisha yindi yo hanze ya muzika ujya ukurikirana cyane? Muzika nk'uko nawe twatangiye tubivuga, ndi umukunzi wa muzika. Si ibintu nishatsemo, ahubwo ni ibintu numvise njye ubwanjye bindimo, kandi nifuza kuzabikora bikagera aho bihura naho bingeze. Muri muzika rero ndayikunda cyane. Ibitaramo byinshi byo mu Rwanda ndabikurikira, bibera muri arena. Hari ibitaramo bigenda biba mu ntara, aho ngaho rwose mba mpari cyane, haba kuri social media, haba ku bindi bikorwa bijyanye n'umuziki. Ngerageza kuba mpari cyane ko hari n'ibyo ninsangamo byinshi cyane. Njyewe ibyo nabyumvise, ariko nashaka kukubaza nko mu buzima busanzwe, akenshi nk'iyo tuganira, kuko tujya tuganira n'abantu bagiye batandukanye, abakinnyi b'amafilimi, aba football, mbese twibera mu bintu bya entertainment cyane. Nkawe ku bwawe waba warigize ugeragezo nko mu bintu bijyanye na football, haba kuwukina cyangwa kuwukurikirana? Football narayikinnye, nanjye nayikinnyeho cyane, ko yiga hasi muri primaire na secondaire,
nakinaga kuri football cyane, tukitabira amarushanwa menshi yabaga hasi, namwe muzi wasangaga ndi mu bantu twasohokaga ikigo, nanjye nanditswe ko ndi mu bantu bagomba gukina football. Biza kugeraho nyine umuziki aba ari wo wiganza cyane kurenza football, gerageza kuba mu muziki cyane kuruta uko naho umwanya football nkawukurikira nk'uko bisanzwe, ariko ntago nakubwira ngo football ndayikurikirana cyane nkayinjiramo nk'uko ninjira mu muziki. Ndabyumva, ariko wenda nimba warayikurikiranye, kuko buriya football n'umuziki ni ibintu bijyana cyane. So nusanga nk'umukinnyi nimba ari gutegura nka match ari kumedita fresh, azasanga yambaye kuteri ariho yumva umuziki. N'umusani hari igihe aba yicaye muri salo imbere ya ekara ari kureba match, se nkawe kuri side yawe ujya umenya ibintu bijyanye n'amakipe yaba hano mu Rwanda cyangwa nko hanze y'u Rwanda? Ndabimenya, ariko gataho ntago ari cyane ku buryo ashobora kumbaza ngo ese kuri iyi kipe runaka biba bimeze gute, kuri ibi biba bimeze ute. Niyo ndi kureba umupira nirinda nyine kujyamo cyane, kubera ko muri make ntago ari ibintu bisa nk'aho ari ibyanjye cyane, ariko bitashatse kuvuga ko ntakicara nkareba umupira bati wenda Rayon Sport yaba yakinnye se na APR se Gasogi, ibyo nkareba nyine kuri izo match, ariko nta kubijyamo indani cyane. Mu Rwanda ni ikipe wawufana? Njye mfana Rayon Sport, uva kera nkitera kafuta aho Rayon Sport narayifanaga na n'ubu, ariko yakamaci kayo ngerageza kukareba. Birumvikana ni ibintu biba bigenda bihurira ahantu henshi, ariko tugarutse mu rugendo rwa muzika, ese umuntu yakibaza umuhanzi Shapure ni umuntu waba uhagaze ute mu buzima busanzwe? Waba wararangije kwiga, waba ufite akandi kazi, cyangwa ni music ukora gusa? Dusobanurire. Shapure nk'uko nabibabwiye ni izina Shapure ryanjye. Njyewe nkaba narangije kwiga high level, narangije kuyiga, nkaba sinakubwira ngo hari akazi nkora karenze kanyinjiriza amafaranga nakita ko ari menshi. Buriya hari umuntu nyine uba wicaye akavuga ngo njye ibyo ari byo byose mfite akazi karanyinjiriza, ndajya kuri tere ngira icyo nkurayo, ndajya ngira icyo nkurayo. So njyewe uburyo bimeze tugarutse aho ngaho nuko nta kazi kari konsantere nyine nakubwira njyewe mpagaze yamfite, ariko bidashatse kuvuga ko hari twa activity umuntu nyine agenda ajyaho ku ruhande yabwira ngo abashe kubona nyine n'udufaranga, ariko amafaranga atari menshi cyane, ntago twabura nk'utwo, ariko muri makeya nta kazi gahari nyine ko ku ruhande, uretse wenda muzika mba mwanya munini cyane kugerageza ko nta mwanya njya mpfusha ubusa. Iyo nicaye ntuje mba mfite ikaramu n'ikayi, kubera ko ntago kuri iyo kayi n'iyo karamu ntago nakicara ndi mu rugo ngo ndare hari icyo ntayikozeho cyangwa se ahandi hantu. Nuko nguko biba bigiye bimeze, ubuzima nyine bugenda bugoroyinga gutyo. Ndabyumva neza, ariko dore turi hafi kwegera n'umusozo w'ikiganiro cyacu. So dusoza ikiganiro, ni nk'igiki wasaba nka sosiyete nyarwanda, bari abakunzi bawe n'abakurikira music nyarwanda? Ikintu nasaba abakunzi banjye cyangwa se bagenzi banjye, nk'uko turi abahanzi dukora umuziki, ndahera ku bahanzi, ni ukugerageza bagafasha impano ziri mu bantu bakiri hasi cyane. By'umwihariko ngenda avuga kuririmba,
nko mu ntara usanga hari impano nyinshi ziba zihari kuririmba, so si njyewe njyenyine by the way, hari n'abandi, ariko icyo nasaba ni urukundo, atugaragarize nk'urukundo se, ategurira amashaho, wenda ni uburyo bwinshi bashobora guteguramo ibitaramo, nicyo nakita underground, bakaba babasha kubyitabira, ni byinshi n'ibitekerezo byo barabifite byinshi cyane, ntagiye kure, bakagerageza nyine kudufasha natwe tukagira aho tuva n'aho tugera mu buryo bwo imiririmbire, tugateza izo mpano imbere. Ku bafana banjye ni abafana nkunda cyane cyane, koko bamba ku mutima, kandi hari ibyo benshi bansaba, ku banzi n'abatanzi, ariko njye ndavuga ku banzi ari ibyo bansaba, ariko ndabizeza ko bizajya bigenda uko bishobojwe, bigenda bikorwa nta kibazo. Ndabashimiye kandi aho bari bose, bumve ko mbakunda cyane, bumve ko mbakunda cyane, ko n'abakunzi ba IKONIC Live Show aho bari bose, ndabasuhuje kandi bagubwe neza cyane. Muri make abafana muri rusange bafite ku mutima, urukundo bagenda bagaragariza cyangwa bagaragariza n'abandi, ni rwo rutuma tugira courage ryo gukora ibyo tugomba gukora tudacika intege, kuko nta bushobozi buhari, kuko nta hepfo nta haruguru, ruradufasha natwe rukanadukomeza kugira ngo mu rugendo tugumye dupasinga. Murakoze rero bakunzi ba IKONIC Live Show, nk'uko uyu mutumirwa wacu ashoje abitubwira, tugushishikariza wowe wari udukurikiye gukanda subscribe na like na share, no kuba wajya kuri YouTube nk'uko yayibamenyesheje, mukaba mwamushyigikira, kuko umuntu umwe ntabwo yakwikura kuri level imwe ngo yigeze, ariko dufatanyije mbese twabasha kugera aho tugera. Tunagushishikariza wowe ukurikira iki kiganiro, waba wifuza kuba waduha ubuhamya cyangwa se gutanga ikiganiro, kureba nomero iri aho ngaho kuri title, ukaba watwandikira cyangwa ukaduhamagara, tukabasha kuba tukugereza ubuhamya cyangwa se igitekerezo waba ufite kubo wifuza kukigeraho. Ngiye mwari kumwe, akaba ari Sanari Fraswa nk'uko musanzwe mubimenyereye hano kuri IKONIC Live Show.